Ikaze ku rubuga IYUNGURE. Murabizi rero abo dukunze kubana kuri uru rubuga ko twunguranaho ibitekerezo tukareba ibintu bitandukanye twifashishije abashakashatsi yaba hano mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo kugira ngo turebe uburyo dushobora kuba kuri iyi si neza, iyi si tutazi n'igihe tuzayimaraho, tukareba ibyo abo bashakashatsi bagiye bakoramo, ubushakashatsi byagiye bigirira abantu batandukanye umumaro. Uyu munsi rero reka dutangire twifuriza abakunzi bacu, abo dukunze kubana kuri urubuga ibihe byiza, abafite ibibazo bitandukanye nta kundi bigenda mu buzima kuri iyi si dutuye, tugira igihe cy'umunezero tukagira igihe cy'umubabaro. Abari mu bibazo bitandukanye twababwira tuti mukomere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe imitekerereze 5 cyangwa 6 ituma ushobora gutakaza ibiro nyamara ntibinagaruke ku buryo bworoshye. Iyi mitekerereze ni iyihe? Icyambere, ugomba gutekereza ko kubyibuha ari indwara, kuko ikiganiro twahawe n'impuguke mu bijyanye n'imirire cyadusobanuriye ko hejuru ya 25 BMI uba uri overweight, hanyuma hejuru ya 35 ikaba yabaye indwara y'umubyibuho. Niba rero dushobora kwirinda izindi ndwara zose tukagerageza gukora ibituma tutazirwara, twabifata nk'umubyibuho nawo ugakora ibitagusaba kubyibuha. Mu mitekerereze tugomba kugira nuko tugomba kumenya ibyo turya, ukabanza ukareba icyo biri bumarire umubiri wawe. Uzi ko hari ibiribwa dufata biba biri empty, bidafite icyo bimarira umubiri uretse kuzuza inda gusa, nta kintu bishobora kumarira umubiri. Niyo mpamvu dukunze kugira ibiganiro bibasobanurira akamaro k'ibiribwa ku mibiri yacu. Empty foods cyangwa se ibi biryo tuvuga cyangwa ibi byo kunywa, ibyo kurya tuvuga bidagira icyo bimarira, bitafite icyo ikirimo, niko twabyita. Twabaha nk'ingero nkeya, hari nk'ama cakes, hari ama biscuit, hari ama energy drink, hari ama juice, hari ama imigati, hari ama ice cream, hari kandi n'inyama, hari imyaka umuntu ageramo rwose ugasanga ntacyo zikimariye imibiri yacu. Ibi byose kandi iyo witegereje usanga abahanga mu bijyanye n'imirire bagenda babigarukaho. Icya gatatu rero, ugomba kugambirira kubanza gufungura imboga na proteine biri ku isahani, kuko ari byo bifitiye akamaro umubiri wawe, kandi proteine ituma udasonza vuba, ibindi bikaba biki nk'ama carbs. Ndetse wajya gufungura ukabanza gutekereza ibyo ugiye gufata byagirira akamaro umubiri wawe, ukibaza uti se ibi bintu ngiye gufata harya bifitiye akahe kamaro umubiri wanjye? Umuntu ashobora kwibaza, hari igihe ujya nko muri restaurant runaka cyangwa ugasura abantu ukabona umuntu uri hejuru y'imyaka 40 arimo arihata amafiriti, yewe akarundaho na mayoneze, kandi icyo gihe ukareba ugasanga n'umubyibuho afite ushobora kuba ari umubyibuho cyangwa se n'umubyibuho ukabije, ukabona ntacyo bimubwiye. Nyabuneka mureke tujye dutekereza ibyo tugiye kurya, twibaze tuti ese ibi ngiye kurya biramarira icyo umubiri wanjye? Icya kane ni ugukora imyitozo ngororamubiri no gukoresha muvuma imibiri yacu, siporo. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2011 bwerekanye ko munsi ya steps 5,000, ubwo ni intambwe 5,000, ari ku bantu bo ku rwego rwo hasi, ko byibuze ku munsi twagombye gukora steps 7,000. Ugambirira rero gukora izi steps, uzamuka escalier n'amaguru, uhitamo kuganira cyangwa kuvugira kuri phone ugendagenda. Ushobora gukora track steps ukoresheje phone yawe cyangwa isaha zabugenewe. Icya gatanu, abashakashatsi batandukanye usanga bakunze kugarukaho, yewe no muri ibi biganiro byacu bya IYUNGURE dukunze kuvugaho, ni ukunywa amazi. Murabizi ko amazi afitiye akamaro kanini umubiri wacu.
ndetse iyo utanyweye amazi murabizi ko hari indwara zitandukanye abashakashatsi bagiye batwereka bigukururira. Kunywa amazi rero ubundi si ikintu cyangwa se si ibintu byo guhatira umuntu, ahubwo bigomba kuba kugira ngo unatakaze ibiro kandi ubigumane, bikaba bigusaba kugira amazi ahagije mu mubiri wawe. Icya gatandatu cyo ntago twavuga ko kiri mu byo mushobora gukora kugira ngo mushobore gutakaza ibiro, ahubwo ni nk'inama muri iki kiganiro cya IYUNGURE. Gambirira kugira ubuzima bwiza atari ugutakaza ibiro gusa. Ibyo bizatuma uharanira gufungura neza, umenye ibiri bujye mu kanwa kawe nubwo byaba biryoshye gute. Mbese uzamura urwego ruve mu gutakaza ibiro ahubwo rugere mu kugira ubuzima bwiza. Icyo gihe bizikora kandi ugumane n'ibiro wifuza. Ngibyo rero ibyo twari twabateguriye uyu munsi ku rubuga IYUNGURE kugira ngo tubisangire, kugira ngo tubibasangize. Ibyo bintu byose tumaze kubabwira nibyo bizabafasha gutakaza ibiro, ndetse ibiro mwifuza bikaguma hamwe kandi mutiyicishije inzara. Kuko burya iyo wicishije inzara, cyane cyane ku bantu bafite imyaka iri hejuru, bafite imyaka ihagije cyangwa se bakuze, byanze bikunze umubiri nawo urapfa. N'ururabo cyangwa se ikimera iyo utacyuhiye ngo ugihe ifumbire kiruma. N'umubiri wacu rero nuko nguko bisaba kuwusigasira kugira ngo ushobore kumera neza. Ibyo nibyo twari twabateguriye kuri uru rubuga IYUNGURE. Murabizi tuganira byinshi cyane bidufasha kumenya uburyo twabaho, bitari no kuvuga ku mubiri gusa, ahubwo n'ibindi bintu bitandukanye bishobora kudufasha kuba kuri iyi si neza, tukazayivaho amahoro. Reka mbashimire mwese rero abo dukunze kubana ku rubuga IYUNGURE. Abo tutajya tubana mushobora gukora subscribe aho ngaho hasi, murahaza abantu bose bamaze kumenya ibijyanye na YouTube, tukajya dushobora kubana, tukajya dushobora kubasangiza ubushakashatsi butandukanye natwe tuba twarahuye ku bahanga mu bijyanye n'ibintu bitandukanye. Reka rero tubifurize gukomeza kumererwa neza aho muri hose, ariko nanone dukomeze kubungabunga imibiri yacu kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.